barambwira ngo inzu y'Imana sura ribatiro. Ako kanya ntabwo bongeye kumvugisha. Icyakora nge nerekeye inyuma ndahindukira, nubishe ko Hezekiya umugaragu w'Imana ngo akimara kubwirwa n'Imana, Imana imutumaho umuhanuzi ngo azabwire Hezekiya ko igihe cye kigeze ngo aragibye atange, ko ari ngombwa ko aragibye, ngo yerekeye ivura arasenga. Nange rero narahindukiye mbima amaso, ahubwo saba Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro, yamvura yihagarikira aho igeze. Ba bantu bari inyuma ku rusengero batumva dusakuza, kuko numvaga bizanye induru nyinshi, izina ry'Uwiteka rikagayigwaho kubwo rusengero. Rero narambuye ukuboko senga Imana ndayinginga, yamvura Uwiteka arayihagarika ako kanya nkuko nari mbisabye, nuko ba bantu baragenda. Subiye inyuma gato, haraho nari ntarutse aho ngaho ho kwa perezida. Nagiye kwa perezida nitabye, ntabwo nagezeyo, namwitabye ku karere. Sinasanze ari nawe, nasanze ari minisitiri yohereje w'intebe. Ubwo mama yari yavuye kundega kwa perezida umuyobozi w'igihugu, avuga ko nanze kuva mu nzu ye n'abana be. Aho twari twaravuye mu rukiko anyihakanye, ariko nguma mu nzu ye kuko nta handi nari kujya. Irashaka ko mwivovotera, kandi irashaka ko agaruka ntambone mu rugwiro rwiza nk'ubwo yambonagamo, bikamutera kunyishisha cyangwa akangiraho ikibazo, akabona ko ntamukunda nk'uko namukundaga. Nabyimye umutima ndagaruka ndihangana, ariko shuti muvandimwe nawe ubyibazeho, urebe umunsi uzahura nacyo niba uzihangana. Ashobora kudahura n'iki nahuye nacyo ugahura n'ikindi kimeze nk'iki. Narihanganye rero, dongera ya myenda ndayifatanya isubizamo, ariko umutima gurambwira ngo ni umutima gwabimbwiye, ntabwo ari ijwi numvishe, ahubwo ni umutima gwabimbwiye gwarambwiye ngo ibi byose biragupima ngo Imana irebe kwihangana ufite. Muri ako kanya rero nahise numva kwihangana nkugize, ndavuga ntuyu mugenzi wanjye sinkwire kumwanga kubera ibi, sinkwire no kumugirira nabi kubera ibi, sinkwire no kumva ko tutabana mu mahoro kubera ibi. Twongeye kubasuhuza bene data, dufatanije umurimo muri Kristo, kandi mwebwe mujya mwemera mugatanga igihe cyanyu cyo kudukurikira kuri Witsemba Channel. Ibyishimo, iby'umunezero. Twongeye kugaruka rero, tugarukanye na mushiki wacu mwakunze kubona no kureba cyane no kumwumva, kandi nzi neza ko mumaze kumumenya, kandi nanjye turimo gukorana ikiganiro mumaze kumenya. Niyo mpamvu tugiye gutangira dusenga Imana. Hari abantu nabonye bavuga bati ntabwo buhamya burangiye, dukeneye ikindi gice cya nyuma. Nicyo cyatumye rero twongera kumushaka kugira ngo tugirane iki gice. Ntabwo rero cyafatiwe rimwe n'ibyahise, ahubwo twagishatse nyuma. Niyo mpamvu tugiye kubanza tugasenga Imana kugira ngo aze gukomereza aho yari ageze, hanyuma kandi Imana iri bubane natwe twese. Turagushimiye Mana ihoraho, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite uko ibigenza, aho twabonaga bidashoboka ukabishobora. Uri Imana itanga ubuzima, bari bapfuye bakaba bazima. Turagushimiye rero ko kuri isaha tubonetse imbere yawe, tukaboneka atari kubw'ububasha n'ubushobozi byacu, ahubwo ari kubw'ubushake bwawe. Ndakwinginga rero kubw'umuja wawe warinze ingendo yakoze, nanjye ukandinda izo nakoze, aho duhurije turabigushimiye. Kandi dufite ibyiringiro bitadukoze isoni, kuko hari n'abandi warinze hirya no hino ku isi, ubarinda atari kubw'imbaraga zabo, ahubwo kubw'urukundo rwawe babeshaho. Ndasenze rero ubwo twemereye ngo duhuzwe no kuvuga gukomera kwawe, ndinginga ngo Umwuka Wera yongera abe muri twe, yongera akorere muri twe, yeze atsembeho ibitamushimishije byose, kugwe mu mitima yacu.
duhinduke akanwa kawe, nuvuga bikagaragara mwami, niyo twabumbura umunwa aba ari we werekana kandi aba ari we wumvikana, imitima y'ubwoko bwawe yongere ihemburwe n'ibyo wakoreye muri twe, bitume bigaragara ko tutari twenyine mu rugendo, ahubwo ko turi kumwe n'abandi benshi. Turabizi ko intora ari nyinshi mu nzira, ibihugu byose hirya no hino ku isi turasengera abantu ngo bagubwe neza, cyane cyane mu Rwanda dufite ikibazo, abantu barimo bahagaritse imitima, isengero zirimo zifungwa, ariko burya iyo uhagurutse ntawe ukwicaza. Turagushimiye ko ukomeje kubana natwe no mu gihe nk'iki, komeza uduturishe kandi utunezeze, byambaje mu izina rya Yesu, amen, amen. Yego, ndagira ngo rero dukomeze nk'uko mubizi cyangwa mwabyumvise, mushiki wacu yaduhaye ubuhamya, genda avuga agera ku yagarukiye ahantu yaje agasanga imyambaro ye bayicagaguye, avuga ati nimba ari makasi bakoresheje, nimba ari iki simbizi, ariko ndagira ngo abari aho ngaho dukomereza, ariko tubanze tumubaze ngo waramutse ute? Waramutse neza, ubu bwakeye ari amahoro, nezererewe Imana kandi ishimye Imana ko yashimye ko buke ari amahoro, twese tukaba tubonanye ari amahoro, kuko iyo budakera amahoro ntabwo tuba duhuye ngo dukore iki kiganiro. Ntabwo byari kwemera rero, ariko turashima Yesu wabyemeje bikaba. Hanyuma se muhungu wawe we amakuru ye? Ni gahoro, afite ikibazo cy'uburwayi, ariko twizeye Imana yacu ko ishobora byose, irahari kandi mu mugambi wayo harimo kumukiza. Ufite ikibazo cy'uburwayi, kwa muganga se mujya mumujyanayo? Nafashwe kuba ntabwo nari ndamujyanayo, usibye ko nteganya kumujyanayo uyu munsi. Yego. Ubwo nituva hano uramujyana kwa muganga, ariko Imana niyo se w'imfubyi, akaba n'umucamanza urengera abapfakazi, kandi niwe soko y'ubuzima, ubwo ibeshejeho abaho tutitaye ku bindi byose. Naho tutajya no kwa muganga, kwa muganga ni ngombwa, ariko naho tutajya dufite Imana ishobora byose, ivura abantu bose iyo ibishatse ikabakiza. Kw'ibyo rero turayizeye, nta guhagarika umutima guhari, kuko twasanze ifite imbaraga nyinshi zikomeye, kandi umuntu ni uwayo, niyo yamuremye, nta kabuza, nta n'impamvu yo guhangayika ihari, kuko ijambo ryayo ryarambwiye ngo ufite Imana aba afite byose. Ni byose rero nanjye ndayizeye, nizeye ko hari icyo ishobora gukora kuri uyu mwana agakira. Agomba gukira, kwa muganga ni ngombwa, iyo ugezeyo bakora ibyo bashoboye, ibyo badashoboye nabyo ukabiharira Imana. Niko bimeze. Kuko ubwenge niyo butanga, ni mwarimu w'abarimu bose, kandi niwe muganga mukuru. Ndagira ngo rero komereza aho mwarimu ugeze. Aho twari tugejeje ubu buhamya, nari ngeze ahantu nari gusobanurira abantu ko imyenda yanjye nageze mu rugo sanga mu by'ukuri ifite ikibazo, bayishwanyuye ayirunda ahantu ho mu mfuruka y'urugi, njya kuyikoraho nuko nabisanze nyine ari uko bimeze, ariko nibuka ko nari nabwiwe n'umwuka w'Imana tukiri aho mu rusengero, nubwo ntari naje gusobanukirwa ko ari njye umwuka w'Imana abwira, ariko yari yavuze ko umuntu uza guhura n'ikibazo gikomeye ageze mu rugo yihangana. Rero narihanganye, ariko njya kubibwira ushinzwe umutekano kuko twari duturanye, mubwira ikibazo mpuye nacyo, nyine biba ngombwa ko ambwira ngo twiyambaze inzego z'ubuyobozi zidufashe, ariko usanga nta gihamya, nta muntu ufite n'umwe ndavuga ko ari we wabikoze, kuko ntawe nari nabonye. Nasanze imyenda irunze gutyo bayishwanyuye, ku buryo mbega muri make nta kantu na gato kari kasigaye nashobora kwambara. Nasigaye nambaye ijipo imwe nari najyanye n'umupira umwe, igitenge cyo cyari cya mugenzi wanjye ntabwo cyari icyanjye,
rero nagishubije nyiracyo sigara ameze gutyo, mbaho mu buzima bubi bwo kubura umwambaro kandi mbura uwo ntakira, kubera ko iyi Mana yacu ikunda ko mugendana, uko ikuyoboye akaba ari kugenda. Mwuka w'Imana yari yavuze ko bitari ngombwa ko sakuza, kuko yaratangaje avuga ngo umuntu uzagura n'icyo kibazo ageze mu rugo yirinde gusakuza. Kwirinda gusakuza rero ni ukwirinda kubwira abantu bose ibyakubayeho, ngo nutera intambwe uvuge ngo ibyambayeho nibi, ngewe byagenze gutya. Ni ushinzwe umutekano twabiganiyeho, turangije kubiganiraho tubirekeraho, nta bandi bantu baje kubyumva, bose baribazaga impamvu. Byageze nyuma nyine mpura n'ubukene bukabije kubwo kubura icyo kwambara, nkajya gusenga afite umwenda umwe ari wo wa wundi nanajyanye gusenga n'ubundi, nkawujyana mu materaniro, nkawujyana guhinga, mbega akazi kose kagakorana uwo mwenda. Hashira umwaka rero uwo mwenda ari wo nyambaye, bimeze gutyo, mfite ikibazo gikomeye. Ariko Imana yacu y'ibishatse iratabara. Muri icyo gihe cy'ubukene bwanjye nabonye umumama asanga ahantu narindi ampa igitenge ngo njye ngikenyera ndagishyikira. Urumva ko Imana ari iciye inzira, ariko sinabonye umpa ikanzu cyangwa ijipo yo kwambara, nagomeje kwambara ya yindi. Mu gihe ntari nafite icyo kuba nakwambarira imbere y'iyo jipo, kuko sinari ifite ubwisanzure bwo kuba najya gukorera amafaranga, cyari ikibazo. Kandi imyaka yanjye yose nari narahinze, mama yari yarayisaruye yose yararangiye, ubutunzi bwose nari ifite nta na kimwe nari ifite muri icyo gihe. Nari intunzwe no kujya ari umugira neza duhuye, wenda akampa icyo ndararira cyangwa akampa icyo ndiririrwa mu gihe ntabonye aho nkorera amafaranga. Umukozi yari amafaranga 500, kandi no kujya kumukora kubera ibibazo nari ifite cyari ikibazo mu by'ukuri. Ariko mbaho muri ubwo buzima ndihangana. Abantu benshi cyane bangiraho ikibazo, abantu bakasanga bakambaza ati byakugendekeye ute ko tubona utambara, ese imyenda yose wambaraga wayishyize he, warayitiraga, byagendaga gute? Nkabura icyo mbasubiza. Nari ifite ikibazo ariko ntafite uwo ntakira. ubwo bivuze ngo imyenda wasanze bayicagaguye yose. Twibutsa abantu ko yagiye gusenga na Staziya, agiye gusenga Imana ivuganira nawe mu rusengero ko hari ibyo ari buhure nabyo ageze mu rugo, atahatazi ko ari we Imana ivuganye nawe. Ariko ageze mu rugo asanga imyenda yose bayikataguye, arokora imyenda yari yambaye uwo munsi. None amaze kurokora iyo myambaro, abantu ntibamenya ngo hari icyabaye. Akomeza kwihangana nk'uko abibabwiye, ubwo yabibwiye umuntu umwe gusa, nawe babigarukirizaho. Abantu bakagira ngo aracyafite ya myambaro yambaraga, kumbi yose yararangiye. Umwaka urashira. Umwaka urashira, si n'umwe, hashize imyaka myinshi. Umwaka ushize naje kubona umumama nyine uwo ngo wampaye igitenge cyo kwambara. Ndacyambara nyine, ubwo icyo gitenge nacyo cyarafashije, kuko muri icyo gihe nari ndimo, iyo nabaga ngiye kumesa iyo jipo nambaraga cya gitenge. Neneho naba ngiye no gusenga cya gitenge nkagikenyerera imbere y'ijipo, ijipo nkayirenzaho inyuma, uburyo nta muntu uramenya ngo nambaye ijipo imwe, kuko cyarafashije cyane. Rero ubuzima burakomeza, kuburaraho nyine urumva cyari ikibazo. Naraburaraga rimwe na rimwe, ubundi nkabona ibyo kujya cyo gukora. Imana yakoreshaga abantu batandukanye babagira neza, twari duturanye, kubera ko muri icyo gihe nari ifite urugamba rukomeye. Nyine mama niko yabaga ari kwiruka mu buyobozi, ari kundega cyane, nyine nitaba buri munsi. Naba nitavye ku kagari, none ejo nkaba nitavye ku murenge, ejo naba nitavye ku murenge, nkaba nitavye ku karere. Cyari ikibazo nyine, kuko arafite amafaranga, yo yavaga ku murenge akabona kidakemutse yahitaga yurira akajya ku karere, yabona kitarangiye agahita garuka ku kagari.
ubwo nge nahoraga muri urwo ruzerero rwo guhora nitaba ubuyobozi aha nitaba ubuyobozi hariya, kandi mu by'ukuri sinari ifite icyo twageragaho ngo mama ndege kifata avuga ati wenda yanyibye yangenje gute. Twageragaho nyine akavuga ibintu by'ibinyoma babishakisha bakabibura, ariko ntibyambuzaga kumwitaba kuko ni ngombwa niba konfekasiyo ije impamagara byabaga ngombwa ko nyitaba. Rero nyine ubukene mbubamo cyane bunakabije, mbura inkweto, mbura imyambaro, mbura ibyo kurya, ubukene nyine buranzengereza. Ndagenda nyine mba ikibazo koko, nagenda no mu nzira abantu bakabona ndi ikibazo. Hari uko kandi ushobora wenda gutekereza, abantu benshi cyane bazi ko tugeze mu itorero tubaye abakirisitu cyangwa tubaye abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru, ko intambara tuba dutandukanye nazo, bakumva ko intambara duhura nazo turi hanze mu misozi itandukanye, ariko no mu nzu y'Imana habamwe intambara. Muri icyo gihe nabarimba mu itorero, bagenzi banjye abandi bakobwa, aho kugira ngo bantere inkunga wenda banyunganire bambwira ati twagufasha babona uko mbayeho, cyangwa ngo bananyegere bambaza ati ese ufite ikihe kibazo, igikuru ko ari uko kumvuga. Yambaraga imyambaro yitiye n'ubundi ntayo yagiraga, mbega umuntu wese yari afite icyo kuvuga kuri nge. Umukobwa umwe niwe twagendanye dusohotse mu rusengero, arambwira tugeze mu nzira, arambaza atari ku bundi na sitazi. Ndamubwira ni karame. Arambwira ati ko wandagaye cyane, imyenda yose wari ugira yagiye. Mbura icyo musubiza. Arongera arambaza atari ku bundi ko numva ko wari ufite amatungo menshi wororeye mu rugo rw'iwanyu, niki cyatumaga wigwizaho amatungo ntugire umwambaro? Mbura icyo musubiza, ndumirwa mbura icyo mvuga. Arambwira ati ni ukuri urasebye pe. Ariko ibyo bishobora kugutangaza kuko urumva arambwira cyo, ariko ntafite umutima wenda gwantera inkunga. Niba abona asebye, mbuze igitenge, mbuze akambaro, uyumve ko yakama. Ubwo yatekerezaga ko ibyo wari ufite n'ubundi wabyayishije. Rero nyine birarangira, ndihangana cyo korana ubafashwe n'agahinda kenshi gakomeye, ntandukana nawe ndamubwira nti ntabwo wabimenya. Nuko namushubije, naramubwiye nti ntabwo wabimenya, ndigendera. Ariko ubuzima bubi ndabukomeza. Nari ndi mu itorero, nguma mu itorero rero gutyo muri ubwo buryo intambara mpura nazo. Ariko umunsi umwe mu itorero twari turi muri groupe, nahise ninjira muri groupe y'abasenga. Muri icyo gihe urumva izo ntambara sinari kuzibamo ntasenga, nagize kwegera abakozi b'Imana ngo bafashe gusenga. Rero nari isanze ngo mu mudugudu harimo groupe, nuko tuyisenga Imana. Rero numvaga nyine kubwo ari abagenzi dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, kandi ko nta kibazo. Kuko ndagira ngo nkubwire no mu itorero intambara zibamo, kuko Imana ntabwo igerageza umuntu kubera ko imwanga, ahubwo igerageza umuntu kubera ko imukunda kandi yifuza ko hari n'icyo azaba cyo. Aho mu rusengero rero naje kubaha ubuhamya mbabwira ko igihe cyageze mama anyita umuntu w'indaya uzana n'abagabo mu nzu yiwe barenze umwe kugeza ku mubare w'abagabo 5 mu nama. Ibyo yabihamyaga ari mama. Rero hanga mu rusengero aba bantu naje gusengana nabo bari bagize iyi groupe. Umunsi umwe twigeze kujya gusenga, twasengaga ari kwa gatandatu, buracyari ku cyumweru, gacya tugategura inzu y'Imana. Umunsi umwe rero tugeze mu rusengero ari kwa gatandatu, imvura ari turutse hakujya y'urusengero, tuza twihuta ngo tugere mu rusengero. Narihutaga n'abandi aho baturukaga kuko tutaturukaga hamwe, barihutaga birumvikana, twese tugira ngo ducike iyo mvura. Urusengero rwacu rwo gubatse ahantu ku nzira nyabagendwa, abagenzi bahita bagenda. Rero uwo munsi nahuye n'ikibazo, kuko uwo munsi tukimara kwinjira mu rusengero, ku muryango w'urusengero huzuye abantu benshi cyane batinye iyo mvura yagwaga kuko yari nyinshi, bifuza kugama. Rero tukigera mu rusengero nari nzi kwabo babyeyi, kwabo bagenzi banjye dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, ko twafatanya n'igikorwa cy'urukundo. Numvishije abo bantu basakuriza inyuma y'urugi, nagiye kumva n'ubu umuntu umwe twari turi kumwe muri abo twasenganaga azamuye indirimbo yo mu gitabo,
ayizamuye mu gitabo ndamukoraho gahoro ngo mucecekeshe nanga ko izina ry'Uwiteka rigawa ngo bavuge bati bari kuririmba ariko turi kunyagirirwa hanze ese iyo batwugamisha nge nuko nabitekereje mu mutima bintera rero kugira ngo uwo muntu mukoreho yere kuririmba ahubwo tujye inama y'ukuntu twabuvugamisha kuko ku rusengero haba hari ibikoni by'urusengero biba bidafite ibintu birimo tutabugamishe mu rusengero no bagatwabugamisha no mu gikoni ariko bakugama rero ahita mbaza ati ni biki ndamwegera ndamubwira ntabwo ari byiza ko twaririmba ngo dusenge kandi nyuma ku muryango w'urusengero ahangaha turi kuririmbira hari abantu benshi cyane nk'ukuri muri kubumva bari kunyagirwa ahubwo ndumva twajya inama y'ukuntu twabugamisha tukaba turetse gusenga imvura yahita bakagenda natwe tugakomeza gusenga numvaga ko ari inama nziza ntanga kandi numva ko nta kibazo gifiteho ariko mu by'ukuri abo bantu twasenganaga siko babyumvishe bahise banzamukana bambwira ibyo ntari nzi ko byabavamo barambwira ngo ese abo bantu tubwira ngo twugamishe ntufitanye nabo gahunda ndababwira nti ntayo nuko numva ese mwimvura ntimuyumva uko twakayumva kose barambwira ngo uko twakayumva kose ntabwo twahangara gufata abantu tutazi harimwe abasinzi niko uwo mumama umwe yambwiye arambwira ngo harimwe abasinzi arambwira ngo harimwe abasambanyi arambwira ngo harimwe abanywi bitabi arambwira ngo harimwe abajura ngo muri abo bose uri kumva ari umurire wabo bose barimo ngo rero abo bantu ntabwo bakagombye kugamishwa mu nzu y'Uwiteka nanjye numva ngize ikibazo ndavuga ntese none niba abo bose barimo koko kirumvikana ntabwo twabugamisha bazira yuko wenda baba ari abasambanyi cyangwa n'abajura cyangwa n'abarozi nkaho nakababwiye ntese twebwe turera de turi mwisi ntituri abantu ariko numva ibyo ntashaka kubabwira kuko bari ababyeyi nkwiriye kubaha bari bankuriye cyakora ndababwira cyakora ntabwo nari nzi ko ari ikibazo ariko numvaga twabugamisha cyakora ntabwo nari nzi ko kugamisha abantu mu nzu y'Imana wenda niba ari abasinzi niba ari n'abarozi niba ari n'abajura ntabwo nari nzi ko ari ikibazo kuko nari nzi ko mu nzu y'Imana umuntu wese niyo ari ku cyumweru duteranye nzi ko umuntu wese uko yabasa kose aza guterana kandi ntagire umuntu umusubiza inyuma ba bantu barambwira ngo inzu y'Imana asura uribatiro barambwira ngo inzu y'Imana asura uribatiro ako kanya ntabwo bongeye kumvugisha icyakora nge nerekeye inyuma ndahindukira nubishe ko Hezekiya umugaragu w'Imana ngo akimara kubwirwa n'Imana Imana imutumaho umuhanuzi ngo azabwire Hezekiya ko igihe cye kigeze ngo aragibye atange ko ari ngombwa ko aragibye ngo yerekeye ivura arasenga nange rero narahindukiye mbima amaso ahubwo saba Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro yamvura yihagarikira aho igeze ba bantu bari inyuma ku rusengero batumva dusakuza kuko numvaga bizanye induru nyinshi izina ry'Uwiteka rikagayigwaho kubwo rusengero rero narambuye ukuboko senga Imana ndayinginga yamvura Uwiteka arayihagarika ako kanya nkuko nari mbisabye nuko ba bantu baragenda bamaze kugenda ba bantu twadusigaranye mu rusengero bambwiye ibintu byinshi cyane arambwira bati wabaye indaya none n'uburaya ubuzanye mu nzu y'Imana cyari ikibazo nababwiye ko ntari indaya ariko barambwira ati none bari abantu bose wifuje ko twugamisha mu rusengero niba utari indaya ukifuza ko twugamisha bari abantu bose wifuzaga ko tubugamisha mu buhe buryo ndababwira nti nuko nari mbagiriye impuhwe numva ko badakwiye kunyagirwa ku rurembo ku mbuga y'urusengero
kandi mu nzu y'Imana twumva ko ariho abantu bose bakwiye kuruhukira, bakagombye no kuhagirira umugisha, rero bakahugama bakagenda imvura ihise. Numvaga nta kindi ngambiriye, ariko bo ntabwo byabafasheho. Twaraye tutavugana rero, nta nubwo gusenga kwabayeho. Aha ndagira ngo nkubwire, ushobora kuba uriho usenga Imana, usengana n'abantu mutabyumva kimwe. Mu rugendo niko bimera, mu isi niko biba. Isi bamwe ibigeragezo byinshi kandi bituruka inzira zitandukanye. Byabaye ngombwa ko bucya mu gitondo ikibazo bagishyikiriza umushumba. Twari tuyobowe n'umupasiteri, icyo gihe ari pasiteri, uyu munsi ni umushumba, kuko twari tuyobowe n'uwitwa Baganishuri. Ntabwo ca hirya ngo wenda ndeke kumuvuga, niwe wari utuyoboye ku mudugudu wacu. Mu gitondo rero bamushyikirije ikibazo, bamubwira ko nazanye abagabo kurarana nabo mu nzu y'Imana. Yarampamagaye nkigaruka ku rusengero ngo mwitabe, ndamwitaba, sanga bababyeyi bari iruhande rwe. Arambwira ati nibiki byaraye bibaye hano muje gusenga? Ngize ngo musobanure uko byagenze. Arambwira ati ntabwo ibyo umbwira mbyumva. Abo bagabo waruzanye mu rusengero rw'Imana, warubazanye mu rusengero rw'Imana ubakuye he? Iyo ubazana se ariko ntuteza akavuyo, byari kugutwara iki? Kandi ikindi cya kabiri, mu rusengero mu nzu y'Imana ntabwo ariho basambanira. Iyo ubona ko ari ngombwa ko abo bagabo ushaka kugirana nabo gahunda, uba wabajyanye ahandi, ariko ntubazane mu nzu y'Imana. Kirumvikana icyo cyari ikigeragezo nk'uko nawe ubyumva. Nta gahunda nari fitanye nabo bantu, kandi abo bantu ntibari abagabo gusa, ahubwo abo bantu bari bari inyuma ku muryango w'urusengero bahanyagirirwa. Bari bari abagore, ari abakobwa, ari abasore, ari abagabo. Bari abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye. Rero ahita ambwira ngo kuva uyu munsi ndaguhagaritse. Namaze igihe kinini mpagaze, nta kindi narengejeho. Nahise numva ko mpagaze. Arampagarika inyuma y'itorero, arambwira ngo aho ntaguhagaritse ni ku meza gusa, naho iyindi mirimo yose wakoraga ari no kuririmba ndaguhagaritse. Narahagaze rero, ariko nkigera mu rugo fatwa n'agahinda, ndavuga ariko Mana kubera iki ibi wabyemeye ko bimbaho? Ijwi riramanuka rirambwira ngo ni icyo ubaye, kuko icyo wasabye muri ririya joro gukora ko nagikoze, nkakwereka ko ndi Imana ishobora byose, imvura nkayihagarika, bari abagenzi bagataha. Ni icyo ubaye? Ndabwirwa ngo ihangane. Naje gusanga umukozi w'Imana, pasiteri, ngo afashe gusenga ku bw'igihe nari maze hanze. Angira inama, arambwira ati rero ugende uce bugufi imbere y'abo babyeyi n'imbere y'umuyobozi usaba imbabazi. Ati kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo dushebejwe turinginga. Naragiye rero, biba ngombwa cyo kora ko muri iyo minsi Imana ihita ihindura umuyobozi, hazana undi. Uwo yari ihinduye ihazana niwe winjiye mu kibazo cyanjye. Nawe arambwira ati nubwo nta byakubayeho by'icyaha, ariko inginga aba bantu kuko ni abakuru mu itorero, mbega mu mudugudu bahafite ijambo, kandi ni ababyeyi, bubaha ubasaba imbabazi. Ati kuko imbabazi basaba imbere y'Imana, ntabwo Imana ica urubanza ibereretse ukuri kwawe. Rero nabasabye imbabazi, biba ngombwa ko banyemerera subira mu murimo. Aho ngaho icyo cyari ikigeragezo mpuriye nacyo mu itorero, cyabaga cyashobora kusohoramo nkajya hanze, kuko nabyibajijeho kenshi ngo mbireke gusubira mu rusengero, ariko sanga atari wo muti w'ikibazo. Subiye inyuma gato, hari aho nari ntarutse aho ngaho ho kwa perezida. Nagiye kwa perezida nitabye, ntabwo nagezeyo, namwitabye ku karere. Sinasanze ari nawe, nasanze ari minisitiri yohereje w'intebe. Ubwo mama yari yavuye kundega kwa perezida, umuyobozi w'igihugu, avuga ko nanze kuva mu nzu ye n'abana be.
aho twari twaravuye mu rukiko anyihakanye ariko nguma mu nzu ye kuko nta handi nari kujya. Icyo gihe kigeze rero ajya kundega, andega aho ku muyobozi, biba ngombwa ko bampamagara kuri radiyo, bahamagaza n'ubuyobozi bw'umurenge buranyandikira bumenyesha ko nitaba perezida w'igihugu, mbabwira ko i Kigali ntahazi kandi ko ntabona itike ringezayo. Njya kubisaba executive w'umurenge, ndamubwira nti ntabwo i Kigali mpazi kandi ntabwo nagerayo, sinabona n'itike. Biba ngombwa ko executive w'umurenge abaha amakuru y'ibyo nisobanuye, mvuga ko ntahazi i Kigali kandi ko ntabona n'itike ringezayo. Biba ngombwa ko bampamagara barambwira ngo nzabitabe ku karere k'Ikongo Nili. Aho ku karere k'Ikongo Nili niho nitabye, mahurira na minisitiri. Rero mpageze abandegaga ntabwo nababonye abo bayobozi gusa. Biba ngombwa ko umuyobozi ambaza icyo nifuza kugira ngo mve mu nzu y'ababyeyi banjye kuko banyihakanye. Nta magambo menshi twagiranye, naramubwiye nicyo nifuza nuko mva mu nzu ye kuko ni kenshi nashatse kuva mu nzu ye ariko mbona nimva mu nzu ye nta cyemezo mfite cy'ubuyobozi kinyemerera ko mvuye mu nzu ye ku mahoro, ko n'inzu yayisigaranye. Mbona nta hantu nzabonera umutekano, iteka ryose azandega avuga ko namusahuye nkajyana ibye. Ndababwira nti rero icyo nifuza nuko muza kuyinkuramo nk'uko byemejwe n'urukiko ko nayitsindiwe. Byarangiza rero ngashaka uburyo nzabaho. Arambwira tuzabaho ute? Ndamubwira nti kubaho n'Imana ibigena. Arambwira ngo nimpitemo mu mirima ya mama yari atunze, yari afite urutonde rwayo kuko yari myinshi, arufite aho ngaho mu isambu nifuza. Ndamubwira nti nta bintu bya mama nkifuza. Arambwira ngo ntabyo wifuza. Ndamubwira nti ntabyo nifuza, yewe kabone no kubyifuza nzava mu isi ntabyifujije kuko numvaga narabizinutswe, nkumva umutima wanjye gwarabivuyeho. Ndamubwira nti nzava mu isi ntabyifujije. Icyo nifuza ndamusaba, ndamubwira nti icyo nifuza muyobozi nuko unyemerera ukaza. Numvaga ko wenda arazi iwacu mu rugo akahagera. Ndamusaba ndamubwira nti icyo nifuza nuko uzi iwacu mu rugo, nyabuna wa mubyeyi we ugasiga unkuye mu by'umubyeyi wanjye, ugasiga umuhaye ibye n'abana be kuko njyewe ntabwo ari ibyanjye, narabitsindi. Warambwira ngo niko bimeze, icyemezo cy'urukiko ntabwo kivuguruzwa. Arambwira ati nanjye ubwanjye sinkivuguruza icyemezo cy'urukiko, ngi cyari kinzanye kwa rukukubaza icyo wifuza ko twagufasha. Namubwira nti icyo nifuza nuko mwafasha nkava mu bintu bye, nicyo gusa mbifuza aho mbasaba. Arambwira ngo ningende nitegure ngo hazaza abantu bazaza kubinkuramo. Igihe cyarageze rero abo bantu baza kubinkuramo koko, baraza babinkuramo, ibintu mbivamo. Ariko Imana nizeye ntabwo yaretse kubana nanjye, twaragumanye kuko bakimara kunkura muri iyo nzu nacumbitse ahantu ku muturage ariko ufite inyandiko zemeza yuko iyo nzu nyivuyemo. Cumbikana ku muturage mu buryo nari shakanye n'uburyo nabaho, aracumbikira. Bukeye mu gitondo njya ahantu ku mubyeyi twari dusanzwe ari inshuti yanjye, marayo iminsi itari mike nk'icyumweru. Kiri gushira naje guhura n'umubyeyi, duhurira mu nzira. Arambwira ati numvisha amateka y'ibyawe. Ndamubwira nti yego. Arambwira ati uri he? Ndamusobanurira aho ndi. Arambwira ati ngwino njye kukwitiriza inzu wiberemo, ifite inzu y'umwana wanjye kandi ntabwo ayibamo, ngwino njye kwigutiza uyibemo. Agiye rero njyana n'uwo mubyeyi, ampa inzu. Mu by'ukuri inzu nyibamo nyimaramo imyaka 2. Hagati aho ndi muri iyo nzu nyibamo ntabwo namuhaga ikode, Imana izamuha umugisha. Byavuye mu mutima we no ku bushake bwe, arayintiza atasabye ikodi. Yangiriye neza, Imana izamuha umugisha cyane. Rero hagati aho ngaho niho naringeze, aho nari ndi mu itorero.
narasengaga nyine kirumvikana. Hagati aho niho twaje kugira amateraniro ndi muri iyo nzu y'uwo mubyeyi yari yarantije, ariko haza uwo mukobwa nyine mu rugo rw'iwacu. Ahangaha ashatse kukwereka ibintu bibera mu itorero. Ntabwo mu itorero ari mu ijuru, ahubwo ujye wibuka ko mu itorero ari ku isi, kandi ko n'abantu basengera mu rusengero ari abantu, habamo ingeri zitandukanye, kandi ntabwo kugerageza bishobora guturuka ku muntu kuko adakijijwe, ahubwo bituruka ku muntu kubera impamvu y'Imana igushakaho. Ntabwo ari uko adakijijwe ngo uce urubanza uvuge ngo ntazabona Imana, oya. Ntabwo ari uko adakijijwe ngo wumve ko nawe atazaronka ibyiza, oya. Ahubwo ibingibi bituruka mu mugambi w'Imana. Imana yibikunyuzaho kugira ngo irebe ko ukomeye, irebe ko uzaba umukirisitu nyamukirisitu mu rugendo rwawe, irebe ko nta binyeganyeza bishobora kuguhutaza ukava mu nzira. Nta kindi Imana ibikorera, niyibikora. Abantu benshi cyane banahura n'ibibazo bakavuga ngo Satani yaratugerageje, ariko ndagira ngo ngusobanurire muri ubu buhamya, Satani ntagerageza umuntu Imana itemeye ko agerageza, ahubwo Satani akugerageza kubera ko yavuye kugusaba Imana. Imana igatanga uburenganzira ngo Satani akugerageze. Imana itatanze uburenganzira ngo Satani akugerageze, ntago bishoboka ko Satani yakugerageza, kuko Satani nta bubasha afite ku muntu w'Imana, nta na gato. Iyo aba afite ububasha ku muntu w'Imana, sahiye ntabwo mba ndiho, ariko ndiho kubera ko Imana ari yibeshaho. Imana itugirire neza. Rero ahangaha uyu mukobwa yaraje aza asanze nka mugenzi wanjye twabanaga mu itorero. Uyu mukobwa twari tubana neza, ndetse iyo atabona ko tubana neza ntabwo aba yaraje angana. Yaje angana nawe kubw'ikibazo yarahuye nacyo, yifuza kuruhukira iwanjye. Iwanjye rero yaraharuhukiye, ariko hari ku munsi duteganya kuzajya mu giterane, hari hasigaye iminsi 2 ngo tujye mu giterane, ahita aruhukira iwanjye. Yaharuhukiye afite igikapu kinini yari yikoreye agikuye ahantu yari aturutse mu by'ukuri. Rero icyo gikapu sinagize amatsiko kujya kugifungura, kuko ntabwo ugara amatekero yarantekereye, ahubwo cyari cye ku cye giti. Twarabanye rero, twarararanye aho mu nzu, ndamwakira. Imana yacu izi kwihesha icyubahiro. Muri icyo gihe nari maze iminsi mba muri iyo nzu, ariko ntafite ibyo kurya, ntafite ibyafasha. Ariko muri iyo minsi uwo mukobwa yenda kuhagera, Imana yakinguye urugi. Ikingura urugi, nari mfitiye umuntu amafaranga 300 y'ideni. Amafaranga 300 y'ideni njya kuyakorera ahantu ngo nyishyure uwo muntu, kuko ari yanyishyuje. Naho nari ngiye kuyakorera nari mfite y'ideni y'amafaranga 200, umukozi yari 500. Rero ndagenda njya gukorera 500, nteganya ko baranyishyura 300, nkayishyura uwo muntu 200 yabo barayakuraho nabo bakayasigarana. Byabaye ngombwa ko banyishyura 300 ntashye, ariko mu rugo mu by'ukuri nta kintu nari nahasize. Cyokora ntashye kuko nari naburaye. Ngeze mu rugo ndavuga nta 300 nari ngiye kuyishyura uyu muntu, ariko reka nyajyane ku gasoko k'umugoroba ngiye kwihahira ibijumba, nubwo ejo nzakorera yandi. Nyambuka ngo mve mu rugo rero, ngeze ahantu ku mugezi nyama ngo ngere mu gasatere kaho nari ngiye guhaha, nandi kumwe n'abandi baturanyi banjye tujyanyeyo. Wa muntu yaturutse haruguru, wa wundi ufitiye amafaranga ye 300, arambwira ati nari nje kureba bya bindi. Nari yumanganyije, birakwiriye ko mu rugendo rwawe ugira ibyo ukora byo kwihangana kugira ngo weshe Imana icyubahiro. Muri icyo gihe nari yumanganyije, sinamwereka ko nari ngiye ku gasoko nta kinjyanyeyo. Nahise mubwira nti ngwino nkwishyure. Araza 300 ndayamuha. Sinasubira inyuma kugira ngo hatagira umuntu ucengeza mu ijisho akavuga ati none yaragiye ku isoko agiye kugira yate. Ahubwo nakomeje inzira njya ku isoko njyana n'abandi, turakomeza turagenda, ariko amafaranga ndayishyuye. Turagenda rero, tugeze ku gasoko abandi barahashye, ariko nanjye shakisha uburyo bwose bwo kubaceremba kugira ngo hatagira umenya ko nta kintu mpashye. Turongera turataha, nanjye ntaha mu rugo. Ariko ngeze mu rugo kuri uwo mugoroba, nibwiraga ko n'ubundi ndaburara. Imana yacu n'umukozi w'umuhanga, ntaho nari nteganya ibyo kujya, ariko numva ko kuba nishyuye 300 y'uwo muntu igisubizo cy'Imana
kibonetse nanjye ko mbonye igisubizo kuko numvishije nduhutse ideni rimvuyeho ntekereza ko ndaburara ariko ndavuga nti ndihangana nibuke ejo mu gitondo nzajya gukora nzabona akazi cyangwa nzabona undi ungaburira Imana idufashe cyane nkigera mu rugo rero kuri uwo mugoroba bwari bwije kirumvikana ninjiye mu nzu ndacana ngicana mu nzu numva umuntu arashuhuje sohotse ngiye kumwakira sangana umuntu ngiye kureba uwo ari we sangana umuntu wikoreye ipaniye rinini nimvuga ipaniye abantu benshi cyane babyita ngo ni igitete asanze rero hari umuntu uje wohereje umwana ngo aze kusura amukoreye igitete kinini cy'ibirayi ako kanya narakimutuye mbona ko Imana ikoze igitangaza gikomeye Imana yacu nihabwe icyubahiro ko kuri uwo munsi yarantabaye uwo munsi rero uwo mushyitsi yararaye ariko mu buryo bwo kugira ngo atamenya ko ibyo ashujije ari byo mwakijeho byabaye ngombwa ko mbinyuza mu wundi muryango naramwakire kirumvikana muhana kari baraza yicara mu kindi cyumba cyaho naricanye ndongera ndasohoka nikoza mu cyumba nari nteretse mu ryatete nkuraho ibirayi nyine kirumvikana bijyana ku muturanyi wanjye twari duturanye ndababwira nti nimufashe guhata mbonye umushyitsi mbega ndababwira ngo nibafashe guhata mbonye umushyitsi nkaho ibyo birayi byari byanjye bisanganwe mu nzu ariko ni ibyo yaranzaniye rero barabihase nifuzaga ko atabona ko mbihata kandi ko ari we ubizanye ndabimukinga mbishyira umuturanyi nyine ngo abimpatire wa muturanyi wanjye yarabihase nari mushyeho kirumvikana nibyo nawe ashobora kuba yakwifashisha yarampatiye rero nawe yaratetse inkono y'ibyumye biba ngombwa ko anzanira bya birayi yampatiye anzaniraho n'igisuperi cy'ibishyimbo byo gushyushyaho nakira umushyitsi wanjye agenda mwakije ibyo yanzaniye ariko atabisobanukiwe Imana itugirire neza muri iyo minsi rero hagati aho ngaho kuko bwarakewe umushyitsi aragenda ndamuherekeza uwo munsi namuherekeje niho uwo muvandimwe wanjye w'umukobwa nawe yahaje aza nawe asa nk'uhahungiye afite ikibazo ahageze rero azana icyo gikapu nk'uko nakibabwiye kinini agitereka aho mu nzu ariko mu by'ukuri ambwira ko atasuye ahubwo kwaje nawe kugira ngo ababanye nanjye kubera ko ikigeragezo cyamwisunikiye Imana idufashe n'ubundi aho yaraturutse ntago hari mu rugo rw'ababyeyi yaraturutse ahandi hantu yabaga rero naramwakiriye nk'umuntu tubana mu itorero nk'umuntu mugenzi wanjye dufatanye umurimo w'ubukristo dufatanyije n'umurimo wo kuririmba ndamwakira ibyo kumwakiza byo byari bihari urumva Imana yari yabizanye rero nyine burikeye mu gitondo turirirwa bukeye mu gitondo ku munsi wa gatatu umunsi w'igiterane ku munsi w'igiterane gutaragera ari muri iryo joro twaraganiye arambwira ati mu gitondo turajya mu giterane ndamubwira nti hoya arambwira ati kubera iyihe mpamvu ndamubwira nti sifite icyo njyanayo nta nkweto mfite numva ntabimukinze ndamubwira nti nta nkweto mfite kuko yari bimbaje nk'inshuro zigera muri 3 mubwira nti ntabwo nzajya mu giterane agomeza ku matarambaza ati niki kizatuma utajya mu giterane ndamubwira nti ntabwo nzajyayo ndamubwira nti kuko agomeje kubimbaza reka nkubwira impamvu ndamubwira nti nta nkweto mfite zo kujyana mu giterane kandi igiterane n'icy'abaririmbyi tuzaba twakenyeye umukenyero wo ndawufite Imana yarakoresheje abakozi bayo tubana mu mudugudu barawungurira Imana ibaha umugisha rero mubwira ko ariko inkweto zo ari ikibazo sinari ifite aho kuzitira ndangije arambwira ati buke mu gitondo arakaraba aritegura arambwira ati ntabwo tugiye mu giterane ndamubwira nti hoya genda sigaye kuko sinajya mu giterane ntafite inkweto nambaye biba ngombwa rero ko we yambara inkweto yarazifite izo yambaye agira n'izindi ashyira mu gikapu arambara agezeyo aragenda arajya mu giterane ariko akimara kwahaguruka agiye mu giterane umutima gwarasanze gurambwira ngo kira gikapu ufite mu nzu yiwawe kingana kuriya uramugenzi wawe yaje agatereka ntumenye ikintu kirimo wamenya hari mwiki ese ntiwanareba ngo urebe ikintu kirimo icyari cyo numvaga nta matsiko ufite yo kumenya ibirimo ariko umutima urabinyemeza uwo mwanya maze kujya mu materaniro urabimpata cyane kubimase cyane naje gutekereza ko wenda haba harimo ibintu bishobora kuba byangiraho ingaruka ariko nanone ntekereza ko ari umukozi w'Imana bona atakwiba
nkurikije uko nari muzi nabonye atakwiba, mbona ko wenda babaye bamukurikira baje kumushakiraho ibyo yibye, mbona ko atakwiba. Umutima urabinyemeza, kandi ni koko umutima gwari urabinyemeje kandi gwanyemezaga ukuri. Nabonaga atakwiba kuko namubonaga mwagakiza, nkamubona ko atakwiba pe, ariko umutima urabimpata cyane, shaka impamvu ndayiyobegwa. Ngeze aho ndahaguruka ndavuga nti reka njye kureba. Ngeze ku gikapu ndibaza ndavuga nti none n'igifunguro harimo imyenda ye, akaza gusanga imyenda ye nayikozeho, aribaza icyo nashakaga mu myenda ye, mu by'ukuri akiyobegwe. Ese ntibiraza kumukomeretsa umutima? Ngiye kubireka umutima urangura bimpata, urambwira ngo reba ikintu cyose kiri muri icyo gikapu. Naragipfunduye rero sasa ikirago hasi kugira ngo umwenda wose ndakuramo nkurambi kuko bunawukuyemo nze kusubizamo gucyo bitaza kumukomeretsa asanze namukoreye mu gikapu. Rero nakuyemo bya bintu byose mera hejuru, nkuramo umwenda wa mbere, imyenda yose ndayipakurura, harimo imyenda myinshi, ndayipakurura yose, ndangije nyirunda ku kirago. Ngeze hasi y'iyo myenda naje gusangamo imigurine y'inkweto. Imigurine y'inkweto nakubitaho 2 yajyanye mu materaniro, ikaba imiguro 6 y'inkweto. Aho ngeze kuri izo nkweto umutima wanjye gwagize umubabaro. Natekereje kuri izo nkweto ziri mu gikapu kiri mu nzu yiwanjye, kandi nasibye iteraniro kuko nabuze inkweto nambara. Umutima wanjye guzuye agahinda, numva ntekereje kuri uwo mugenzi wanjye. Ntangira gutekereza ku gakiza, ntangira gutekereza ngo mbese agakiza mu muntu ni igiki. Ntangira gutekereza impamvu yagiye mu materaniro we ku cye giti, akajyana imiguru 2 y'inkweto agasiga indi ne mu gikapu cye, ariko ntiyifuze kuntiza mu umwe ngo mwambare njye mu materaniro. Arigeze tagukwiraga. Wapi twarambaranaga. Aho ngaho nabyibajijeho kuko twarambaranaga, inkweto yambara nanjye nzambara, na wabizi neza. Rero niho nagiriye ikibazo, ariko ibyo mbitekerejeho cyane ngarura umutima. Ndavuga ni hoya, irashaka ko mwivovotera, kandi irashaka ko agaruka ntambone mu urugwiro rwiza nk'ubwo yambonagamo, bikamutera kunyishisha cyangwa akangiraho ikibazo, akabona ko ntamukunda nk'uko namukundaga. Nabyimye umutima ndagaruka ndihangana, ariko shuti muvandimwe nawe ubyibazeho, urebe umunsi uzahura nacyo niba uzihangana. Ashobora kudahura n'iki nahuye nacyo ugahura n'ikindi kimeze nk'iki. Narihanganye rero, ndongera ya myenda ndayifatanya isubizamo, ariko umutima gurambwira ngo ni umutima gwabimbwiye, ntabwo ari ijwi numvishe, ahubwo ni umutima gwabimbwiye gwarambwiye ngo ibi byose biragupima ngo Imana irebe kwihangana ufite. Muri ako kanya rero nahise numva kwihangana nkugize, ndavuga ntuyu mugenzi wanjye sinkwire kumwanga kubera ibi, sinkwire no kumugirira nabi kubera ibi, sinkwire no kumva ko tutabana mu mahoro kubera ibi, ahubwo nagaruka ntabwo aramenya ko iki gikapu cye nagikozemo, niri nibanga ryanjye ndicecekera, ubundi niturize twibanire mu mahoro. Nekereza ku bintu bitandukanye, sanga abantu batabana neza mu isi batazaraga ubwami, kandi abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru bose bakwiye kugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Sanga rero yari Satani yatsize umutego hagati yanjye nawe kugira ngo hazemo igisitaza, ariko icyo ngicyo numva ndagisimbutse. Ahageze rero twaraganiye bisanzwe, ambwira ko igiterane cyagenze, arambwira ati cyagenze neza, mbega wareba ibintu byabereye mu giterane, byari ibintu byiza cyane. Nkumva ijwi ringaruka mu mutima rimbwira ngo ariko se nubwo akubwira ko byabaye byiza cyane, ntiyakwimye inkweto wakajya guterana kandi asize zibitse no mu nzu yawe. Ariko iryo jwi nkumva ngirukana kuko numvaga rinzanira ibintu bitari byo. Mu by'ukuri nkumva ndinesha, ariko si imbaraga zanjye n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Rero ibi ni ibigeragezo mu itorero, ntabwo mu itorero
nkuko nagomeje mbivuga ntabwo ari mu munyenga kuko si mu ijuru ahubwo ni ku isi kagombye gura n'ibintu bitandukanye mu itorero ukihangana mwene so ntumugira ikibazo kuko si ikibazo nuko hari ikimana gushakaho icyo nicyo kibazo ntabwo ari umugenzi wawe mufatanyije urugendo uhato wumve ko ari we gisitaza abantu benshi cyane usanga bivovotera abandi ati yarangerageje yagize gute nibyo koko kandi ikigeragezo kitabaye ku mugenzi ntaho yabagana ni ngombwa ikigeragezo ngo kikubeho rero ibyo mbitarutse ndagira ngo nkubwire imbaraga z'Imana turi gusoza ubu buhamya ntarutse rero ukuboko kw'Imana kwagumanye nanjye musi umwe naje kwitaba ku gipolisi nitaba mbega mu by'ukuri hari mu kwezi kwa 4 ari ku itariki 6 z'uko kwezi kwa 4 nitaba ubuyobozi bwa polisi bwari bwampamagaye kuri izo tariki 6 nitabye numva ko nitabye nkuko narisanzwe nitaba ariko ntazi icyo ndegwa sinari nitabye ngo wenda ko nibye sinari nitabye kubera ko wenda nari ikindi kintu nakoze gikomeye ahubwo nari nitabye ngo menye icyo ndegwa kubera ko nari narezwe banyureza complication nange nditaba kuri uyu munsi rero naritabye ngeze ku murenge nkicaye ku ntebe y'igipolisi kirumvikana parato ku murenge aho ngaho ku ntebe y'igipolisi nta bapolisi nasanze nta bapolisi bahari nicara ntegereje uwampamagaye kuko nari muzi parato ku murenge rero akinkubita amaso ndaho ngaho ari guhita ahita anyotse igitutu anuka ibitutsi bitandukanye akimbona aranuka cyane bikomeye nibaza icyo pfa nawe ndakibura aranuka cyane bikomeye ageze aho arambwira ngo dore ngo ukuntu utagira ubwenge ngo iyo bakubwira ntiwumva ngo kandi niyo bagutuka ngo ntiwumva ko bagutuka ngo ndagira ngo ngo arankabukira cyane arambwira ngo wanjijiwe ngo wagicucuwe ngo wagicuramawe ngo ikintu kitagira ubwenge ngo haguruka aho ngaho guse nge kukwereka ngo abayobozi ngo bagukemurire ibibazo ngo dore ko ibibazo byawe byananiranye ubundi ngo uzatuma utwigeze giheke rero aha hantu yanukaga nibaza impamvu ambwira ibintu bitandukanye ariko nkumva ko ari ngombwa mu rugendo rwanjye kuko nahuraga na byinshi bitandukanye nahuraga n'abantukira ubusa batandukanye ariko kuri uyu munsi mbona aho bibaye ikirenga arantuka nuko ibitutsi bibi bimpagurutsa handi nari nicaye mpaguruka musanga numva ko ariho wenda nabona amahoro kugira ngo musange mubaze wenda niba naba namukoshereje musabe imbabazi niba hari icyo nziho musabe imbabazi uko nagendaga musanga niko yankwepaga wakagenda siga ariko akagenda siga yerekera ku murenge ari no kuntuka nange ngenda mukurikiye tugiye kugera ku murenge rero arambwira ngo cishwa hango wa mukobwa utagira ubwenge ngo cishwa ubundi utahe ambwiye ngo cishwa utahe mu by'ukuri iryo jambo kuri sobanukirwa rirangora ariko umutima gurambwira ngo waciye ukitahira kuwo wari witabye uhageze ntumubone kabuhahuriye n'ikibazo cyo gutuka utazi n'icyo uzira wacanga ukigendera naciye ahura mu by'ukuri nditahira ngeze mu nzira rero naje guhura na mama naje guhura na mukuru wanjye bagiye ku gipolisi kabone ko bari bazi ko nyine nanjye nitabye ntabwo nzi cyari kibazanye ku gipolisi bari baje ngo tuburane ntabwo mbizi nyuma naje kumva amakuru yuko bari bagiye ku gipolisi gusubiza icyifuzo cy'umupolisi wari wampamagaje kuko ngo bari baravuganye yuko baza kumuha amafaranga 100,000 garagara ko bari babimushyiye uwo munsi kuri iyo tariki uwo mupolisi rero yari yarigeze kunganiza ngera musaza wanjye adusaba ko tumuha 100,000 akadukiza mama twibaza kumudukiza dusanga kumudukiza ari ijambo rikomeye turavuga ni kumudukiza no kumwica ngewe rero uwo mupolisi ndamubwira ni kwica mama ntacyo byatumarira ko nitwamwica ngo tumujye ikindi aratubwira ngo none ntimurakwa bazengereje icyo gihe musaza wanjye yaramaze igihe muri gereza afunzwa azira kumvugira baramufunga arangizamo hafi ukwezi kose
afunguwe rero uwo mupolisi yabonye inzira zo kudutuma ngo atugire inama, aratugira inama aratubwira ati ngenda ashaka ko mumpe 100 uriya mubyeyi bazengereje mubakize. Ariko sanga ibyo ngibyo nta mumaro bifite. Ndamubwira nti mama uko atuzengereza yaratubyaye abifite uburenganzira, ariko twe ntidufite uburenganzira bwo gukora icyaha ngo dutange amafaranga kugira ngo dukize mama, kuko mama ntabwo uramudukiza nta hantu wamubika twazongera kugera ngo tumubone, kandi nta n'undi wazaza ngo atubere mama. Uko yatugenza kose rero yaratwibyariye. Ndamubwira nti mureka tugenze uko ashaka. Arambwira ngo niceceke musaza wanjye avuge. Musaza wanjye nawe Imana imukoreramo, Imana ihabwa icyubahiro, kuko musaza wanjye nawe ntabwo agira umutima mubi. Musaza wanjye nawe aramubwira ati byo mushiki wanjye avuze ntacyo narenzaho. Ni koko mama aratuzengereza, urareba ko maze igihe muri gereza, ariko yaratubyaye. Rero natugenze uko ashaka. Musaza wanjye aramubwira ijambo rikomeye, aramubwira ati hari umunsi wo gutabara kw'Imana, umunsi wo gutabara kw'Imana nizizadutabara. Rero uwo mupolisi niwe wari wampamagaje kuri izo tariki 6 ngo mwitabe. Ni gutyo navuye ku murengero mpura n'abavyeyi banjye mu nzira bo bajyayo, ariko amakuru gambira ko bari bamushyira 100. Abantu nyine bamenye ibintu bitandukanye. Haje gura n'abantu bampa amakuru bambwira ko bo babizi neza kwa mushyira 100 byo kugira ngo nibiba ngombwa bazafunge mperegereza cyangwa se banyice. Naratashye rero turabisikana, barakomeza baragenda ku murenge, nange ndataha. Ngeze mu rugo bihenze nka 2 za nijoro, naje kubona konfekasiyo n'ubundi zimpamagaza zisohoye zizanwa n'ushinzwe umutekano. Arazizana 2 z'ijoro, azana konfekasiyo 2. Rambwira ngo imwe yari impanda yo kugufata, ngo iyi mpanda ivuga ko tugufata tukagwitabana ku gipolisi. Indi konfekasiyo ivuga ko niwemera kwitaba ukijyana ko tutirirwa tugufata kurijyana. None rero ntabwo turagufata ngo tukujyane, ahubwo mu gitondo kare ubyuke witabe ku gipolisi. Iryo joro rero ryambereye ikibazo. Iyi sinayibabarijwemo kuko ushobora kubyumva muri ubu buhamya. Iyi sinayibabarijwemo kw'iryo joro. Nibajije kuri uyu mupolisi yari yaraje iwacu mu rugo. Ibi ngibi birashoboka ko biri mu bice bya mbere natanze by'ubuhamya. Yari yaraje iwacu mu rugo aza kushaka, azanye n'undi mupolisi ntigeze kumenya isura ye cyangwa ngo menye uko yitwa. Azana n'undi mupolisi baza ari 2, baza kushaka mu rugo rw'iwacu. Bageze mu rugo rw'iwacu mama batungira agatoki abereka ko umuturanyi wanjye ari we wampishe. Bajya kuri urwo rugo rwaho hantu mama yarababwiye ko ariho bampishe. Bapfumura inzu y'umusore wari ugiye gushyingirwa, amaze kuyitera buyo, amaze no kuyikinga. Barayipfumura bakuramo amadafari 3, binjira mu nzu imbere y'uwo musore. Mama atanga amakuru ko ari we wankingiranye ampisha ngo batanjyana. Rero binjira muri iyo nzu. Bageze muri iyo nzu baca inzugi zose z'iyo nzu, ariko barambura. Bamaze kumbura bafata inzira baragenda, ariko uwo musore bamuca 50,000. Uwo musore arabitanga. Bishobora kuba biri mu gice cya 2. Arabitanga. Uwo mupolisi wari wampamagaye yari ari muri abo baje kushaka ari 2. Umwe we ntabwo nigeze musobanukirwa, ariko umwe n'uwo nguwo wari waje kushaka icyo gihe n'ubundi. Rero iryo joro nkimara kubona ko ari we n'ubundi wampamagaye, kandi no kuri 6 niwe wari wampamagaye, ni nawe wari wifuje ko muha 100, tumuha 100 kugira ngo adukize mama. Rero kuri uwo munsi ngewe nkigera mu nzira nahuye n'amakuru ndi gutaha gambira ko mama mushiye 100 yamusezeranyije byo kumuhangwa nkunde ngirene nkunde. Nabuze ikisubizo. Rero iryo joro nkimara kubona izo konfekasiyo ziza zimpamagara, kubera ko bwari buracya kuri 7, kuri izi tariki 7 gwari umunsi w'icyunamo. Kandi umunsi w'icyunamo wo kwibuka abacu bazize jenoside, gwari umunsi muri icyo gihe gukomeye. Nta muntu wagava mu rugo ngo ajye guhinga, nta wabagava mu rugo ngo afate urugendo, imodoka ntizagendaga, amamoto mu muhanda ntigagendaga, ibintu byose byabaga bihagaze. Iryo joro rero ngewe naherejwe konfekasiyo ngo nitabe kuri 7 z'uwo munsi mu gitondo.
rero nibajije ku bintu bitandukanye muri iryo joro. Nkimara kubona izo convocation narayakiye koko, ariko ndibaza ngo nditaba. Umutima uranyemeza ngo witaba. Ndavuga nti ninitaba umupolisi ku murenge, ningaruka mu mudugudu ntagiye mu kiganiro nk'uko abandi bajya mu biganiro, ko ari umuso gutangira ikiganiro, nimba ntagiye ningira mu mudugudu nzavuga ko nari nagiye he kuri uyu munsi. Aho ngaho mpageze umutima wanjye ugira ikibazo, kandi ntekereza ko none ngiye ku gipolisi. Uwo mupolisi ni umuntu wanyumviye, numvishije ibye kubusa, kuko icyambere yasabye amafaranga 100 ngo tubimwadukize mama ntitwayamuhaye, dufitanye nawe ikibazo. Bitekerezaho iryo joro rimbere ishobera amahanga, ndibaza ndari joro ryose nasinziye. Iryo joro ntabwo nigeze sinzira, nashatse ahantu ndahungira ngo mpunge ntitaba uwo mupolisi, ndahabura. Byahenze mu gicuku cy'ijoro, ntago mbizi niba narindi mu nzozi, sinasobanukiwe niba narindi mwiyerekwa, ntabwo nigeze sobanukirwa iby'iryo joro, kuko ryambere ijoro rikomeye. Iryo joro nazereye mu bihugu bitandukanye, nagiye mbona buri gihugu cyose hari kigize isi nakigezemo kandi ntakizi. Nakigeramo nkumva ijwi rimbwira ngo nta buhungiro ugifitemo. Numvaga ko nkigiyemo ngihungiyemo, ariko nakigeramo nkumva ngo nta buhungiro hano hafite. Nkagera mu kindi nkabona nakomeje indi nzira, nagera mu kindi gihugu nkumva ijwi rimbwira ngo hanaho nta buhungiro buhari. Ibihugu byose ndabizenguruka, buri gihugu kirimo ubuhungiro. Ngarutse mu gihugu cy'u Rwanda sanga aho sifite naho narambika umusaya iminota mike ngo buke, mbona ko n'iryo joro ritaracya, ariko kubera Imana ijoro riracya. Rikeye rero nafashe icyemezo cyo kwitaba. Bigeze mu masaa 9 y'ijoro, nibutse ko Imana ubwayo yavuze ngo nibahamagara mu nkiko ntimugatinye, kuko icyo muzavuga nzakibabwira mugezeyo. Ayo magambo nuvaganjemo, ndavuga ndasenga mbwira Imana, ndayibwira nti nta handi hantu ufite ubuhungiro, ubuhungiro buri muri wowe gusa. None ubwo buri muri wowe, unyemerere tugendane nk'uko twagendanye indi minsi yose, unyemerere tugendane no kuri uyu munsi. Uko wankijije mu bindi bihe byose byahise, aba ari kunkiza no kuri iyi tariki. Nyabuna Uwiteka wihesha icyubahiro. Nuko nasenze, nuko ninginze Imana, ndayibwira ngo kandi nawe nubura ubuhungiro umpungishirizamo, habeho ibyo ushaka. Nabonaga ko aho ngeze kugaruka ko bitabaho, numvaga ngeze kuri finale. Nkuko nawe ushobora kuba mu kibazo ukumva ko ugeze ku munota wa nyuma wacyo. Aho numvaga ngeze muri finale, natekereje ku minsi yose ibyamize bitandukanye, mbigarukamo mbizerezamo umutima, numva biracanze muri make. Ariko ndavuga nti reka nitabe. Ndabyuka muri ayo masaa 9 ndagenda nitaba ku murenge. Mu nzira aho nanyuze mva mu rugo kugera ku murenge, ni urugendo rurimo amasaha 3 n'igice, cyangwa ku muntu uzi kwihuta 3. Nageze ku murenge nta muntu duhuriye mu nzira, nta mugenzi twahuye n'umwe, nta n'imodoka twahuye, nta na moto twahuye mu nzira aho nanyuraga. Ngenda mu nzira naribazaga ngo njyahe, ariko nari mfite convocation nitabye. Nenda kugera ku murenge,